Muraho neza nshuti za JJ Love Family TV nkuko mubimenyereye uyu ni umwanya w'ikiganiro turabashimiye uburyo dukomeza kubana umunsi ku munsi comments zanyu aba subscribers ndusheho no kubwira abantu batubonye bwa mbere batari basanzwe bakurikirana cyangwa se nabandi mutarakanda kuri subscribe please kanda kuri subscribe ku ijambo ry'umutuku riri munsi aho ngaho ya video urabukoze cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka muhereze ikaze kugira ngo atwibwire turusheho kuganira tuziranye. Murakoze cyane, tugwaye ikaze Pastor. Murakoze cyane, esaguha umugisha. Nitwa Pastor Umutoni Pascaline, nkaba nyobora itorero ryitwa Berisheba Holy Church rikaba riri Gasogi. Yego. Arakoze cyane Umutoni, Pastor Umutoni nko mubibona n'umumama ntampuzanye kugira ngo arusheho kutuganiriza. Pastor umaze imyaka ingana icyo ushatse? Nakoze maze imyaka 20. Oh my god. Dufite byinshi byo kumwigiraho mu byukuri, turaba twibanda ku rubyiruko cyane cyane. Nta kintu cyiza nko kubona umuntu wagutanze mu nzira uri muganamo akaba yaguhereza niba navuga impamba yakuganiriza kugira ngo umenye muri bimwucamo se cyangwa se ibyo we yaciyemo ube wagiraho nosiyo niko navuga. Tugiye kuba tuganira nawe rero uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute umusore yategura urushako rwe mu busore bwe. Urabona urugo nturarugeramo ariko ujye ugira inzozi zo kuzagira urugo. Ese uru rugo warutegura ute mu busore bwawe utari warugeramo? Iyo tuvuga mu busore ntabwo tuvuga abahungu, tuba tuvuga n'abakobwa, turavuga urubyiruko muri rusange. Mu busore bwacu cyangwa se mu busore bwanyu aho muri rubyiruko, ni gute wategura urushako rwawe nubwo utararugeramo mu busore bwawe? Ntabwo ndi bubivugeho byinshi, ahubwo Pastor Mutoni nkuko yabivuze arakomeza bituganirizaho. Pastor, urabona urubyiruko ruri hano hanze cyangwa se mu gihe cyabo, ni gute umuntu yategura urugo rwe atari yanarugeramo? Akoze cyane. Ndatekereza mbere na mbere yuko utegura urushako uburi umurokore cyangwa se urakijijwe. Igihe rero ijambo ry'Imana tubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo cyanditswe kiri muri Yobu 28:28. Mbere na mbere muri wowe ugomba kufite indangagaciro zo kubaha Imana. Muri kwa kubaha Imana ugomba no kuzateganya umuntu nawe wubaha Imana kugira ngo muzabane. Ndatekereza rero aho utangira kubisengera, wifuza umuntu muzashakana nawe ukijijwe wubaha Imana kugira ngo muzafatikanye muri urwo rugo. Yego, ndumva ari cyo kintu cya mbere numva navuga. Icyo gihe iyo ukomeje gushaka Imana, ukajya indangagaciro zo kubaha Imana, ukajya indangagaciro zo kumva mu rugo rwawe nawe hazaba harimo umudamu ufite kubaha Imana, ndetse n'abana muzabyara bagomba nawe kuzabubaha Imana. Icyo gihe rero ukomeza gushaka Imana akaba ari yakuyobora mu rugo rwawe cyangwa mu rushako rwawe. Yego, bivuze ko noneho umusore cyangwa umukobwa uburyo bwiza bwo guhitamo wabazabana ari ukwemerera ubushake bw'Imana kumuyobora kuba yamuhitamo cyangwa se yahitamo wabazabana. Niko bimeze kubera ko ijambo ry'Imana naratubwira mu itangiriro ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Bivuze ngo rero turi mu ishusho y'Imana. Wa musore uri mu ishusho y'Imana, ndatekereza kugira ngo agire urugo rwiza agomba kuba yubaha Imana. Deni y'Imana nayo ikamuyobora gushaka umuntu ufite kuyubaha. Ndumva ari cyo kintu cy'ingenzi yagenderaho. Hanyuma ibyo bintu ubifashwa n'igihe usoma ijambo ry'Imana no gusenga Imana. Kandi Imana yacu iravuga, Imana yacu irayobora, kagira uburyo yakuyobora ku muntu muzashakana. Sibyo? Ndumva ari cyo nabwira urubyiruko. Okay, bivuze ko noneho ikintu cyafasha niba navuga ngo urubyiruko ni ukwemerera Imana kubayobora kuba bahitamo kuruta kuba bakwiyobora. Nibyo ibyo uvuze nibyo, kubera ko hano mu ijambo ry'Imana riratubwira mu itangiriro
ibice 2:18 ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. ni ukuvuga ngo umufasha umukwiriye, yaba uyu musore igihe ateganya gushaka, muri we fizikali ntabwo wahita umenya umufasha ugukwiriye. Umufasha ugukwiriye wamuyoborwaho n'Imana, kuko amaso akenshi aratubeshya. ushobora kurebesha uyu mubiri ariko iby'imbere mu mutima utabizi, afite iyindi migambi, afite izindi ntekerezo. hari n'ikindi kintu kijya kibaho, umuntu mukaba mwaba muriho mugendana ariko ibiri mu mutima utabizi. Imana yacu nishimwe. Ndumva rero nasaba ko umuntu ugiye gutegura urushako rwe, uyu musore agomba kuba yubaha Imana nk'umukristo, agomba gusaba Imana kugira ngo imuyobore kumufasha yamuremeye umukwiriye, kandi arahari. Hari abantu bajya bibwira ko bafasha aba badahari, bakirwa bazenguruka isi, ariko arahari, ari hafi ye. Nabagira inama rero yo gushishikara kwegera Imana. Erega abantu ikibagoye muri iyi minsi ni ukwishakira, nibareke Imana ibashakire. Kuko nibagira kwishakira bagenda bareba amakarazi, kandi igikuru sikara, igikuru ni umufasha ugukwiriye. Umufasha ugukwiriye ashobora kuba wowe uvuga ngo ndashaka inzobe, uyu munsi uzashaka uw'igikara nkanjye utabizi. Wenda ugukwiriye we yirabura, wenda yirabura. Imana yo mu ijuru ihumura amaso urubyiruko bashaka Imana. Ari ikintu uvuzeho wenda cya ibintu dushyiraho bitandukanye by'abantu dushaka. Hari ikibazo, hari umupapa tumaze iminsi tuganira ku bintu urubyiruko rushyiraho bifuza mbere yo gushaka. Ndashaka umuntu muremure, ndashaka inzobe, ndashaka imodoka, abafite imodoka, ndashaka uwubatse inzu, ndashaka ABCD byinshi cyane. Tuza kubona n'imbogamizi yabyo birimo guteza muri kino gihe cya none. Ese mu by'ukuri urabona, niba navuga ngo detaye abantu bashyiraho zitandukanye, urabona nta kibazo zishobora kuba zigira mu rubyiruko mu guhitamo kwabo? Imana iguhe umugisha. Kwifuza k'umuntu ni kwinshi. Izo detaye ni ibyifuzo ahanini baba bafite, ni byiza, ariko ntabwo ari cyo cy'ingenzi, kuko ibintu nibishakwa. Ibintu nibishakwa, uyu munsi ushobora kuba ufite ibintu ariko urugo rukakunanira. Turabireba hanze aha. Ariko ntekereza ko Imana ijya guha Adamu ingobyi ya Edeni ngo ayibemo, n'ahantu yari yamuteguriye. Nanjye reka mvuga ngo ingobyi ya Edeni uyu munsi ni mu gakiza. Iyo abantu turi mu gakiza, tukiri mu busabane bwacu n'Imana, biba byiza. Ariko iyo abantu bavuye mu busabane bwabo n'Imana, bagira kurarikira ibintu byinshi. Noneho ukavuga uti wa mukobwa utarize amashuri yose, n'urugero, wa musore udafite inzu n'ibigendanye n'ubuzima nkenera muri iyo nzu n'ibiki byose, ntabwo nzamushaka. Ariko ugasanga si wo mugambi w'Imana. Mushobora guhura uyu munsi umwe adafite kimwe mu byo ukeneye, ariko ntabwo yaba intandaro yo kudashakana. Cyane ko umugambi w'Imana umufasha umukwiriye, ntabwo bareberwa mu bintu, ntabwo tumurebera mu bintu, tumurebera mu ndangagaciro. Ese mu uburyo wubaha Imana, intego iri mu mutima wawe, umuntu wumva uri comfortable muri wowe, ese umurebera mu bintu, ntabwo ari ibintu. Cyambere murahura mugahuza, niyo musenga wumva Imana iguhamiriza ko ari we. Imana yacu tugire neza. Naho abantu kubera ibintu byinshi, imodoka, amazu, ashobora no gushira, ariko umufasha ugukwiriye mukagumana. Hari ikibazo hanze aha dufite. Ngiye cyane najyaga nzi ko abantu bagira ibibazo byo kutabana cyane kubera ubukene. Ariko dufite ikibazo, abantu bafite ibintu uyu munsi wa none bafite ingorane zikomeye, ugasanga ntibari kumvikana, ukibaza ni iki cyabaye muri aruguru. Habuze iki? Imana iguhe umugisha. Yabuze ibiryo, babuze minerivare z'abana, ndetse n'ibindi ntibabibuze, ariko babuze ubushake bw'Imana. Umufasha umukwiriye azihanganira bya bindi bidahari.
umufasha umukwiriye azihanganira uyu munsi bidahari kuko ejo bishobora no kubera ko ibintu ntibishaka. Yego. Urakoze cyane. Mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo ukuntu Imana yasinjirije Adamu ikamukuramo urubavu. Ndibaza buri musore uri hanze ashobora kuba afite urubavu rwe ariko yirukanka ku bindi byinshi, yiruka ku bintu byinshi. Mu by'ukuri nk'uko pastor yabivuze, umuntu uzashaka ari mu mugambi w'Imana ashobora no kuba ari hafi yawe, ariko wowe wenda wirukanka kure henshi hashoboka. Ariko uburyo wategura mu rugo rwawe harimo gusenga, tukagisha Imana inama. Pastor Mugunga bushize yarabivuze, aravuga ati abantu turimo kubura kugisha Imana inama, turimo gufata ibyiyumviro byacu tukahita tubishyira mu bikorwa ako kanya, mu by'ukuri bigahura n'ingorane mu ngo zacu tuzageramo tuzubaka. So rero kwifuza ibyo twifuza kugeraho, ibindi bikenerwa shingiro, imodoka, ibiki bitandukanye, kuba urubyiruko rwakumva yuko ari principle bashyiraho zigenderwaho, si icyaha, si ikosa, si iki. Ariko bitanahari ntibibuza urugo kubaho. Siko bimeze. Bitanahari ntibibuza urugo kubaho. Mu by'ukuri bene data rubyiruko, tuzakomeza tuzana abantu batandukanye baduhereza inama zitandukanye bitewe n'igihe bamaze mu ngo. Ese pastor, hari niba navuga ngo hari ubuhamya buke wadusangiza ku rugendo rwawe rwo kugera mu rugo rwo gushaka ikintu wumva cyakubatse, cyangwa se niba navuga ikintu wabwira urubyiruko rwakwirinda ushingiye ku buhamya bwawe? Urakoze. Ikintu numva gikomeye, jewe ntangira urugendo rwo kubaka, tutangiye ubwo birumvikana gukundana n'uwo tuzashakana. Mu by'ukuri nari mfite inzara n'inyota y'umuntu tuzafatikanya iby'ubwami. Nicyo kintu cya mbere nagendeyeho. Hanyuma ku bijyanye n'ibintu nibisanzwe kuko ndabyibuka nta bintu bifatika byinshi twavuze ngo tugendereho dushingireho ngo bafite inzu cyangwa afite iki. Oya, ndagendanye ku bushake bw'Imana. Yego. Hari n'igihe urukundo rimwe ibice bibiri. Harimo urukundo gukunda umuntu kuko afite ibintu, hariho no ufite icyo umukurikiyeho. Hari no gukunda umuntu kubera ko wumva Imana ikwemeza ko ari we muntu muzabana. Mu by'ukuri wanamureba igihagararo, niba ari inzobe washakaga ntuyibone, cyangwa se washakaga umugabo munini, n'urugero abakobwa bafite uko bitekereza wenda ntaba bifite, ariko umugambi w'Imana nge nagendeye ku mugambi w'Imana. Hanyuma ikintu nabwira cy'ubuhamya gikomeye nuko ikintu bagomba kwirinda ni ukujarajara, kuko cyane nk'igitsina kobwa barakundwa. Uyu watangiye wabonye umuntu kuko afite indangagaciro za Gikristo, icyo nicyo turiho. Hanyuma hakaza undi ariko uriya mu by'ukuri ukabona ko afite ibintu ugashaka gukurwa na bya bintu. Ibyo bintu nabisanga abakobwa babyirinde, ahubwo bumve icyo Imana ibabwira, bumve icyo umutima wabo ubayobora, baganiriza. Cyane bazahura n'abantu benshi babaca intege, bababwira ngo ntabwo ari we, ntakwiriye, ariko Imana uzumva iguhamiriza ko ari we. Ibintu byo ni bizanyuma kuko byaranaje ku buzima bwanjye. Ntabwo twashatikanye dufite ibintu byinshi, ariko ibintu byagiye biza. Ariko igikuru si ibintu, nibagendere ku mugambi w'Imana, wumve ko umutima wawe uguhamiriza. Ego. Harakoze cyane. Ni ukuri, mu by'ukuri pe abantu birashoboka gutangira wenda hari nta n'ikintu bafite, ariko uko bwije nuko bukeye mu bigeraho. Ako se ni ukubera iki wenda nk'umukobwa ashobora gutekereza ati ndashaka umusore ufite inzu kandi bari mu myaka imwe ingana? Wa mugani wa Pastor Rutayisire Antoine waba yarabishatse ryari ko mungana? Yabishatse ryari? Yaravuze ati niba mushaka ababifite ntimushaka basaza nkatwe, kuko niba ushaka umuntu muri mu myaka imwe ukaba umusaba birenze, niyo navuga ngo birenze ibyo watekereza. Ese wowe basura bifite? Mu by'ukuri hariho ibyo dushyiraho, detaye dushyiraho z'ibyo dushaka, ugasanga nta mananiza tunaniza mu nzira zacu zo kuzubaka urugo rwacu cyangwa se z'urukundo. So rero mu by'ukuri nk'uko abivuze ati mushobora gutangira
ntabyo mufite ejo mukabibona. Afite amaboko abiri nawe ufite amaboko abiri, aratekereza neza nawe utekereza neza, mushobora gufatanya mugashyiraho umurongo kandi ibintu mukabishaka kandi bikaboneka. Mu by'ukuri dukureho details zidafite icyo zazamarira urugo rwacu twazubaka. Mu by'ukuri rero nkuko yabivuze ni ukwirinda, niba navuga ngo kujya mu rukundo cyangwa se guteganya kuzashaka ariko udafite umurongo w'icyo ukeneye. Nibyo yavuze ati tuve mu kajagari n'akajarajaro n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, ugiye mu kintu uzi n'icyo ushaka, uvuga uti niba ari urugo nshaka runaka turi kumwe, mu by'ukuri turafashanya mu buryo ubu n'ubu kugira ngo tuzagere kuri ya ntego yacu neza. Pastor se ni iki hano hanze hari ibigurupe cyangwa se ibigare by'urubyiruko, umuntu agendera mu kigare ugasanga intego yari afite yayiteshutseho. Ni gute uhuza ikigare cyangwa se gurupe zitandukanye n'umwanzuro w'umuntu ku buzima bwe, ku rugo rwe, bishobora kuwangiza mu buryo bumeze gute? Bakoze ikintu cya mbere, umuntu mu buzima ndatekereza ko agomba kuba afite icyo bita intego mu buzima. Iriya ntego rero ndatekereza ko ari n'ibanga ryawe akenshi ku giti cye. Iyo rero utangiye kubisangiza groupe ntago bikiri ibanga. Yego. Akuyobora uko abishaka, akujyane muri systeme ye, usange watakaje icyerekezo cyawe. Ikunda kugira ikibazo cyo kuguha icyerekezo cyabo. Niba kuyobora mu cyerekezo cyabo, cyawe kirataka. Kandi ikibazo cye nujya mu cyerekezo cyabo, wowe nushaka nuhuriramo ingorane, bizakugora niwe uzakomeza kujya kubashaka. Niwe bizagora. Ariko nkumva umuntu yakomeje kugira intego yiwe ku giti cye, hanyuma agakomeza kuyoboza Imana, aba urubyiruko cyangwa couple mukabana muri bisanzwe, mukagira ibyo musharing, ariko bitavuze ngo ya ntego yawe y'ubuzima bwawe ube yinjizemo. Ego, umuntu iyo umuhaye kwinjira mu ntego yawe arakuyobora, ugasanga wataye icyerekezo. Reka mbigeranye n'imodoka, iyo udrivinze wirinda kureba kundi mushoferi hirya, ahubwo urukurikira umuhanda. Icyo gihe iyo utangiye kureba hirya no hino nibwo usanga wagonze. N'ubuzima busanga bigaragara ko hari abo twagiye tuganira batandukanye, akambwira ati nari mfite fiance naramuretse, baramunyangishije groupe yanjye, inshuti zanjye sinazibabaza, twaratandukanye. Mu by'ukuri bigaragara ko uyu muntu nta ntego afite mu buzima bwe, bigaragara ko n'urugo rwe arugezemo mu by'ukuri ntazi intego yarwo. Ubundi iyo umaze gushaka urakoze, cyangwa se ugiye no gushaka, hari ibintu usiga, hari ibintu usiga mu byo wagendeyemo, ugatangira kwiga umuco wo muzajya gushakana. Ese agenda ate, akunda iki, yanga iki. Nyuma icyo gihe ikindi kibazo kiri mu bigare, ikibazo gikomeye kiri mu bigare, hari guhereza umutima wawe wose bagenzi bawe, bakakwinjirira muri viziyo yawe. Icyo gihe iyo bamaze kukwinjira muri viziyo, nshuti yanjye, bazakubwira ko atari Imana yakubwiye, cyangwa se bakubwira ko atari mwiza, umwangira icyo. Kandi wenda ubwiza bwe bashaka sibwo wowe ushaka. Nukuri Imana ibafashe rero. Hari igihe usanga icyo abandi babona ko ari kibi bakwangisha ari wo mwuzuro wo kukuzuza mukagira rwa rugo wifuzaga kuzabamo. Cyane ko Bibiliya ivuga ngo ni urubavu. Mu rubavu haba hari, reka mvuge ngo ruriya rubavu ashobora kuba ari intenge runaka afite, cyangwa se intege nke, reka mbyita intege nke. Nimvuga intenge nayo kiraba cyubigitse ukuntu ari intege nke afite, kandi ziriya ntege ari wowe ugomba kumwuzuza, ukunganirana. Ego. Hanyuma niki gituma imibano y'abantu bakundana bifuza gushakana rimwe na rimwe itaramba? Twagerageje kubivuga, ariko ntekereza ko ari kwa kwifuza kurarikira ibintu birenze. Ugasanga umukobwa ararikira ibintu birenze, hanyuma uko atekereza uko uwagiye gushaka yagombye kuba afite, ntabwo akenshi ibyo biri mu mugambi w'Imana, kuko ibintu ni ibishaka. Ijambo ry'Imana ngo amatungo
n'ibintu ubiragwa n'ababyeyi ariko umufasha ugukwiriye umurahabwa n'Imana muhabwa n'Imana ibintu murabishaka cyangwa ashobora no kuba bifite ariko ntabwo ariyo papasi rero abantu bakunda gucibwa intege nuko yarebeye ku bintu ikindi hari abantu bibwira ko umugabo wawe cyangwa se muzashakana agomba gukundwa n'abandi oya niwe ugomba kumwihitiramo oya mwikundire n'ukuri reka be kumukwangisha gerageza ahubwo kumusengera n'igikundiro cy'Imana kimubeho abantu bavuga ibyo bavuga babwira uti mwarebye nabi mwarebye nabi yego ngende umva ari cyo kintu gikomeye nabwira abantu bareke kwifuza ikindi bareke kurarikira ibintu birenze oya icyo kintu kibuje abakobwa gushaka akamujyana mu bandi basore muri ya groupe bakatangira kuvuga ngo naga ari mwiza cyangwa se naga ari muboga ari uko tubishaka ariko burya umuntu uri mu ishusho y'Imana wese ni mwiza cyane ko abari mu mubiri iyo ari mu ishusho y'Imana uramureba ukavuga ni mwiza n'ukuri n'ubwiza bw'Imana uzabitindeho gato wenda hari umukobwa uri uradukurikirana uyu mwanya hari umuhungu ari hashidikanyaho ariko nkubwiza ukuri naza kureba neza araza kubona ari mwiza ikigare kigushuka wirarikira ibintu byinshi wireba kuri materials y'ibintu oya ibintu biraza kuza nabyo biranahari ndetse nta nubwo bidahari reka mwanafatanya mukabishaka biranahari buriya nta nubwo biba bidahari ahubwo icy'ingenzi ni bare ubushake bw'Imana urugo rwubakiye ku Mana rurakomera ariko urugo rwubakiye muri groupe nibura ntabwo urugo ruzakomera urugo rwubakiye ku bintu y'ibintu bishize baragenda baratandukana kandi mukaba mushizeho urufatiro rubi hagati yanyu n'abana banyu generation urakoze cyane Imana iguhereza umugisha cyane tugana ku musozo nakubaza ikibazo kivuga ngo ese urubyiruko rufite ubwoba barahahamutse ngo ese zino ngo ko zuzuyemo amadivorce ko twumva induru ko twumva iki ubundi wabireka no gushaka mu rugo buriya ntihabaye ibibi gusa ubundi wabireka sibwo yabatekana impamvu bafite ubwoba ijambo ry'Imana rivuga ko ubwoba buva kwa Satani ubwo ni ubwoba bwo kwa Satani rero umukristo wese ahava akagera ntabwo agomba kumvira ubwoba agomba kwisunga Imana agasenga Imana agashira ubwoba ikindi nababwira ingo zirimo divorce ntabwo ari ugomba kureberaho ntabwo ari ugomba kwigiraho igira ku ijambo ry'Imana ikindi uyu munsi turaryohewe twebwe bamwe tumaze imyaka 20 urabona twagira ngo turimeze nk'imyaka 5 nukuri hari y'ibyiza kuko ari umugambi w'Imana ego iyo ushingiye ku biri hanze aho karebera kuma amaso y'umubiri aratubeshya ariko iyo urebye mu buryo bw'ijambo ry'Imana nukuri hari ingo nyinshi nziza zibyaye abana beza kandi n'uyu munsi n'uyu muntu uri kutwumva kuvuga ngo nagushaka gushaka ngo kubera ko hari bagenzi bawe cyangwa hari abo wumvise byananiye oya wowe ntabwo bizakunanira umva impamvu bitazakunanira nuko wubashye Imana kandi muri kwa kubaha Imana izaguha nawe wubashye Imana azagusindagiza nawe ukamusindagiza icyo gihe mugakomezanya mu rugendo erega byitwa nuko utumva ko mugenzi wawe mugomba guhuza umutima ngo mushyire hamwe aho mubona mutangiye guterera mufatikanye mutererane guterera niki ushobora guhura uyu munsi wa none bya bintu mwavuze hari aho mubona mutari kubigeraho neza ariko mukenerana imbaraga urakoze cyane hanyuma bya bintu mukabishaka ariko iyo ubishaka uri umwe undi akabishakira ku ruhande niyo mpamvu hazamwo iyo miyaga urumva nshuti hakaziramo iyo miyaga ariko iyo mufatanije mugafatana ubumwe mugasenga icyo ni icyambere icya kabiri mujye mugirana inama mufata akanya muganire basore nkumi mubwite nkunda iki nanga iki niyo mumaze guhuza umutima mugafatanya urugendo murongera ukavuga uti se ko hari aho nageze nkananirwa
mbigenze mwongere mufate akandi kanya muganire mufate n'undi mwanya. Ikindi kintu gikomeye nababwira gusenga. Reka mbabwire iki kindi rubyiruko, amakupure ariho arateganya gushaka, ababirimo se n'abavuga ngo sinzashaka, ni ukubera ubwoba bwa Satani, ibyo mubireka abo ngabo. Ariko dore ikintu gikomeye, urushako ni umugambi w'Imana. Hanyuma Satani yanga umugambi w'iki? Ni gute se azakwishimira kugiye gushaka Satani? Hazaguteza imiraba n'imiyaga. Wabyumvise? Kugira ngo agere ku ntego, nawe munanize bana n'Imana yawe, mukundira icyo we wari ugiye kumurekura. Hari igihe tuba tubwira abantu mu by'ukuri kandi bahari bari bagiye kunanirwa. Abo bari bagiye kunanirwa ndabakomeza. Urugo ni rwiza. Satani yanga umugambi w'Imana, rugo rushako. Komeza wirebera ku bananiwe. Komeza, turahara bariho barakomeza. Tugifite na peti na hirya no hino ngo zirahari nziza. Kandi abenshi bananirwa hari ikintu gikomeye cyo ku mutima wabo cyangwa mu buzima bwabo. Imana ireba ugiye kuzabyara abana, isi yari ikeneye uyu munsi, ni Imana yari ikeneye, n'umuryango wari ukeneye. Hari n'ikindi kibazo kiriho, umukobwa akaba yavuga ati icyamuhungu tukibyaranira gusa rwaserera urugo tukayireka. Oya nshuti yanjye, ntabwo ari rwaserera urugo. Oya, urugo ni rwiza, ndabakomeza. Urugo ni rwiza, ni ukuri. Kubyara uri wenyine ukarira ntabwo ari umugambi w'Imana. Oya, Imana yaremye umugore n'umugabo mu ishusho yayo, ibarema ibikunze kugira ngo bazagire umuryango wubaha Imana. Cyane ko hari n'ibikomere abana batakuranye n'ababyeyi bombi bagira. Umwana arabizi ntiyapfushije se, ariko se niba isi ariho, umwana akenera urukundo rw'ababyeyi bombi. Aya mahitamo umuntu agira ngo mbyare umwana ndekere byo gushaka mbyihorere, hari igihe usanga urimo ukomeretsa umwana wowe utabizi. Oya, arakomereka binarenze. Hari ubuhamya bw'umuntu uzi ukomeye, aba hanze. Umwana yaravutse, papa we ngira ngo yaje kugira ikibazo arapfa, abana na mama we. Noneho akajya abona abandi bana bateranye bari kumwe n'undi mupapa, akumva arabikunze. Ariko uriya mupapa ntabwo yari umuntu mwiza muri icyo gihugu hanze aho bari. Yari afite indi migambi itari myiza. Ariko urumva yegeraga bariya bana kubera igikomere yari afite cy'umubyeyi. Uyu munsi dukoze gushakisha abana baba bonyine batabana n'ababyeyi bombi, bafite ibikomere bikomeye wowe mubyeyi utashobora kuba umwana arabikubwira, ariko uriya mwana arababaye cyane. Be kukuma bumva ko ararya aranywa ariga se, ariko mu mubiri cya kindi Imana yaremye ko umugore n'umugabo abagomba kurera uriya mwana yarakibuze, arababaye. Kandi ni ikintu cy'ingenzi. Uwo mwana iyo yakuze gutyo, no mu buzima bwe hari ibintu arakinga byinshi. No mu buzima bwe niyo mugendana uzabona imvugo yitandukanye. Yego, urakoze cyane. Rero niba hari wari ufite uwo mwanzuro nzibyarira akana ndekere kuba gutinya urugo ngo hariyo stress, nta stress zibayo. Iyo ubishatse ziraza bitewe nuko ari we wazizanye, ariko iyo wemereye Imana ikaruyobora, none se mu kuboko kw'Imana izo stress nizazitugenera. Ese umubisha wacu nuwuhe niba Imana iri mu ruhande rwacu kandi akaba ari ituvugira? Birashoboka wemereye Imana ko ariyo ifata urugo rwawe ikaruyobora. Mbese ntirubu rwawe ngo urugenge, rukaba urw'Imana ngo urugenge ruyobora, ikajya ibaha amabwiriza ngenderwaho, urugo rwacu rwaba rwiza mu by'ukuri. Urubyiruko mushiruka ubwoba rwose, muhumure rwose, mutegure ingo zanyu neza. Kujarajara ibyo yatubwiye mubishyire hasi, mufate ingamba. Ikindi mwemerera Imana iba directing mu guhitamo kwanyu. Niba wanashimye, si ngombwa buri gihe rega ngo Imana izabitubwiriye mu nzozi nguriya niwe mugore wawe. Sina ngombwa ngo igutumeho umuhanuzi nguriya n'umugore wawe. Wamuhisemo, wamukunze, musengeri. Ikindi nabibutsa abasore Imana, abagabo cyangwa se abagabo, Imana yabahaye impano yo kubenguka.
akaba ari bo babwira bashiki babo cyangwa se abakobwa ko umukobwa runaka ko mukunda. Ibyo niko Imana yabihisemo. Ariko uriya muhungu nakureba akagukunda, nawe mukobwa ukamureba ukumva uramukunze, ukamubona muri za ndangagaciro za gikristo cyangwa wifuzaga ukabona arazifite, ni ukuri Imana ibiha umugisha cyane cyane. Hariho n'abantu bahura n'abahanuzi b'ibinyoma, mwuka wa Satani akababwira ngo ntabwo ari w'Imana yagugeneye, ari n'umugambi w'Imana. Ese ibyo uzashaka kubitahura gute niba ushaka kwegera Imana? Ko turushaho gusenga no kuba mu ijambo tumenye ukuri. Arakoze cyane. Ndabona ko umwanzuro ni ugusenga, ni ukuba mu ijambo ry'Imana, mu kugisha Imana inama, ibindi byose Imana iduha umurongo, ugahitamo uri mu mugambi w'Imana, umufasha ugukwiriye niko navuga, kugeza igihe muzabanira ndetse urugo rwanyu rukaba mu mugambi w'Imana. Urakoze cyane Pastor. Mu by'ukuri tugana ku musozo, hari umuntu ushaka kuba yavuze ati ndashaka kuganira na Pastor by'umwihariko, cyangwa se ndashaka kuzabasura no mu materaniro yabo, cyangwa se ndashaka no kuzamutumira, nanjye hari icyo nkeneye ko yageza ku bantu kandi wenda binyuze muri we, ngira ngo wahereza abantu nimero zawe baramutse bazikeneye. Akoze ndagushimiye, wakoze uyu mwanya mwiza wampaye kugira ngo tware ikiganiro, kandi nshimiye n'abantu bakomeje kudukurikirana. Imana ibaha umugisha. Telefone yanjye rero ni 0788 46 24 04. Ngira ngo mwazumvishe, ndamutse umukeneye arahari ibintu bivuga Kristo byose. Nekereza ko atajya abyishishaho. Imana ibahereza umugisha nk'uko bisanzwe. Tuzasubira ubutaha. Murakoze.